Reka nongere nkurize kugira umugoroba mwiza wa tariki 25 ukwezi n'ukwa gatanu umwaka wa 2025, wowe ukurikira ukanumva ibiganiro bitegurwa na Inkuru Official TV, kandi tuguhaye ikaze wowe waba ugeze hano aribwo bwa mbere, uvuga ngo ntuze kugenda udakoze sabone. Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kwerekeza Kinshasa guhura na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi. Ingabo za Afurika y'Epfo zirimo ziranugwanugwa kandi zirahwihwiswa yuko zaba zongeye kwiroturuva zinjiye ku mirongo y'urugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu ngo waba ari umuburo ukomeye cyane ku ngabo za M23 ndetse na RDF yuko nta kindi cyaba kigaruye Afurika y'Epfo uretse kuza kwihorera, nk'uko Julius Malema yabigarutseho mu mbwirwaruhame namwe mwagiye mwumva kandi mugakurikirana. Ushobora kubyumva gutyo warangiza ukavuga ati apo ko twabakubise ubwa mbere se ubundi nibagaruka bwo tuzabura kubasubira. Reka tubihanga amaso kandi tubitegereze turebe koko. Hari ikintu ngewe kirimo kirambabaza kandi kikanantangaza, nareba n'ababivuga nkabona ntabwo byari bibakwiriye. Abanyarwanda mwamaze kugaragara nk'abantu muri professionnel, mwigaragaza nk'abantu b'abahanga cyane, musobanutse ku bintu byose, mugaragaza uburyo ki mugeze no ku rwego rwo kuba mucura ibikoresho bya gisirikare by'ubwirinzi bw'igihugu, ariko muzanahugura abanyamakuru banyu mubabwire bajye bagira ikinyabupfura, abo kubahwa bubahwe kandi abakwiriye icyubahiro bagihabwe. Amagambo y'agahenuramuhini arimo arakoreshwa n'ibitangazamakuru na bamwe mu bitwa ko ari abanyamakuru kandi ubona babigize umwuga, navuga ngo bari professionnel, ntabwo akwiriye ku bayobozi n'abakuru b'ibihugu by'akarere. Kuba perezida w'igihugu runaka atayobora igihugu cyawe ntabwo ukwiriye kumwubahuka ngo ujye kumuvuga uko wishakiye. Ndimo ndareba nkabona imvugo murimo murakoresha kuri perezida Tshisekedi, nkareba imvugo zikoreshwa kuri perezida Evariste w'u Burundi, nkabona harimo agasuzuguro kenshi, nkabona harimo akantu kameze ni akanyaro, harya niko abarundi mubyita, ariko mvuga ngo ntabwo wari umuco. Nimba muri abanyamakuru, umunyacyubahiro wese akwiriye guhabwa icyubahiro cye, kandi n'abasenga murabizi Bibiliya iravuga ngo abo kubahwa mu bubahe. Ubwo rero abantu mukoresha imvugo z'inyandagazi, imvugo z'agahenuramuhini ku bayobozi bakuru b'ibindi bihugu, yaba ibyo muri aka karere cyangwa ibyo hirya no hino, mugabanye ayo mahane n'ayo matwara, ntabwo ari meza cyane. Ibyo ngibyo bihita byerekana ubunyamwuga buke, kandi ubwo bihita byerekana n'aho mubogamiye. Reka ako kari agaciyeho, reka twigarukire rero. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yamaze guhura na mugenzi we Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bahuriye Kinshasa. Narebye zimwe mu nkuru zirimo zirabagarukaho zisobanura uburyo ki ngo umwe mu mugambi ubahuje ni umugambi wo gufata puwe ya nyuma na decision iheruka yo kwirukana M23. Ushobora guhita wibaza ikintu kimwe, ni ukubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye na Tshisekedi bahuye mu ihura ryabo hakaba ariho hahise hatangira kuzamuka inkuru ivuga ngo abasirikare ba Afurika y'Epfo barimo barahwihwiswa ko baba bagarutse mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Nakwibaza ngo ibi ni ibintu bihuriranye ku buryo bw'impanuka cyangwa ni ibintu byari byarateguwe? Icyo ni ikibazo ushobora kwibaza, nanjye nkakibaza. Gusa amwe mu makuru arimo aragaragara aravuga neza yuko Evariste Ndayishimiye kuba yagiye Kinshasa, kimwe mu bintu byamujyanye ari ukugira ngo barebe mbese umusaruro wavuye mu bufatanye mu bya gisirikare hagati y'u Burundi na Kongo wabaye uwuhe. Ese bagize ku ntego bari bihaye? Ese FDNB tagati yari yahawe n'intego nyamukuru yari ifite yabashije kuzigenderaho cyangwa ibasha kuzisoza nk'uko bikwiriye? Icyo ni ikibazo kimwe mu bintu bagomba kwibazaho kandi ngo bagomba kuganiraho mu buryo bwimbitse. Indi ngingo ya kabiri barimo baraganiraho kandi ivuga yuko yaba nayo yibanzweho, ni ukureba ngo mbese ingabo z'u Burundi ziriyo zirahagije, ese hoherezwa izindi? None se izi ngabo zizamara igihe kingana iki ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ese iby'amasezerano abemerera nk'igihembo cyabo kubwo kwemera gutanga amaraso yabo kugira ngo bagarure umutekano mu karere birimo birubahirizwa ku buryo bukwiriye? Ibyo byose ni bimwe mu byagiye bigarukwaho na bimwe mu bitangazamakuru
byaba ibyo mu Burundi, ibyo mu Rwanda ndetse n'ibyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nimureba L'actualité CD, mukareba Radio Okapi ndetse na The African Intelligence bagiye bagaruka kuri iyo nkuru mu buryo butari bumwe. Ari naho nahereye ngaya rero bamwe mu banyamakuru kandi bandikira ku butaka bw'u Rwanda, aho byifata ukabona ugiye gufata perezida w'igihugu ugiye kumuvuga mu mvugo idakwiriye. Tuzi yuko perezida w'u Rwanda Paul Kagame iyo tugiye kuvuga twongera ngo ni excellence cyangwa egisira, cyangwa tukavuga ngo nyakubahwa. Nyakubahwa wa Kongo arahari, uw'u Burundi arahari ndetse n'uw'u Rwanda arahari, kandi bose bakwiriye icyubahiro cyabo. Mujye muvuga izina ry'umuntu mu mwanya waryo rikwiriye. Ntabwo Evariste Ndayishimiye, ntabwo Tshisekedi ari Marine, nta nubwo ari Mayibobo, ntabwo ari Nyombakume cyangwa Mutwara Sibo, ntabwo ari Mudugudu, ni perezida w'igihugu. Mujye mumwubahira icyo, kuko hari yagiye kuri uwo mwanya yabiharaniye yabikoreye. Wowe wagushyiraho wakora amabara. Mujye mwitonda rero, mugabanye amahane, mugabanye n'amatwara, tumenye kubaha buri muntu wese mu mwanya we, kandi tumwubahire umwanya afite, yaba ari uwo mu gihugu cyacu, yaba ari uwo mu kindi gihugu, bidatewe no gutinya amategeko cyangwa ibihano byazatugeraho kubw'uko uwo muntu atatureba cyangwa atatugenga. Tukiri muri ibyo ngibyo, amakuru y'ingabo za Afurika y'Epfo zirimo ziravugwa yuko ngo zageze mu burasirazuba bwa Kongo. Nabonye ibinyamakuru byo mu Rwanda aribyo byabishyushyemo cyane, bisobanura uburyo ki ngo baje, bikongera bikavuga uburyo ki ngo bakubitiwe igoma, ngo nibagaruke ngo bazongera ngo babahereze. Burya ushobora kwirukankana inyamaswa cyane, wagera ukayimara ubwoba ikaguhindukirana. Mujye mwibuka amagambo Julius Malema, uno munyapolitiki wa Afurika y'Epfo, yavuze ubwo yavugaga kuri ba basirikare 14 bari baguye mu burasirazuba bwa Kongo, aho yagaragaje neza yuko ari igisirikare cy'u Rwanda cya RDF cyabishe, kandi asaba leta ya Afurika y'Epfo yuko byaba none cyangwa bigafata igihe kirekire aba basirikare bakwiriye kuzahorerwa. Hagatekerezwa neza yuko rero kimwe mu bintu byaba bibazanye hari ukugaruka kuri furo z'imbere ku rugamba, kandi nibaramuka bahakandagiye, reka mbabwire ngo byabaye ari ukuri bakaba bahageze, ivu ryaba rigiye guhura n'umunyotwe, kandi agahuru k'imbwa kaba kagiye gukongoka. Niba Wazalendo na FDNB bifata bakajegeza M23 ndetse na Twirwaneho n'iyo mitwe yindi bafatanyije, bakabajwigiriza, bakabura ubwo buhumeka, bakabura ayo bacina nayo bamira, mwibaze noneho igisirikare cya Afurika y'Epfo nacyo nigikora mu ngata, kikabakorera mu ngata, noneho ko biza kugenda, noneho biraza kubura uruvugiro. Ibyo ngibyo reka tubihanga amaso tubitegereze. Gusa nanone burya njya mvuga ngo niba M23 irimo mu bihe bibi uyu munsi wa none, niba hari ikindi gihe yigeze yahura na kese zigoye, ni ibi bihe aho irimo iragenda ihura na Wazalendo yamaze kwiyubaka, yamaze kugira ikintu kimeze nk'ubumwe hagati yayo. FDNB imenyereye amashyamba ndetse n'imikokwe, imikuku, ibibaya ndetse n'imisozi ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. M23 rero ubwo mumenye ngo mwaba mugeze ku mahenuka. Najyaga mvuga, ariko burya ngo uvuga batarabona, mwajyaga muntuka ngo nababwiye nabi, ngo nabavuze uko mutari, noneho ubwo muraza gushaka imijugujugu munyirukankane. Ariko reka tubihange amaso turebe ngo ni iki kigiye gukurikiraho. Urebye agasuzuguro kasuzuguwe perezida wa Afurika y'Epfo Ramaphosa, ukuntu aribyo nagarukagaho mvuga uburyo ki mwubahuka abantu mukabubahuka ku kigero cyo hejuru cyane. Reka turebe, burya Afurika y'Epfo nubwo yego mu gihe cya mbere nta musaruro watanzwe, ubu yagarutse. Mu gihe yagarutse rero byashoboka ko yabije mu buryo bwa SADC cyangwa ikabije mu masezerano y'igihugu nk'uko Uburundi buriyo, kandi bukaba buri fiyeri yabyo bubwemera. Niba abasirikare ba Afurika y'Epfo baje koko, mumenye ngo n'igihugu cyabo kizabitangaza cyangwa kinabigira ubwiru. Gusa aya makuru, ibitangazamakuru byinshi bikaba bivuga yuko ngo yaba yavuye kuri umwe mu bakozi b'iperereza ry'u Burundi waba wabitangaje akabishyira hanze. Niba ari ukuri bizamenyekana, kandi niba ari ikinyoma nabwo bizajya hanze. Njya mbabwira ngo igihe n'amateka nibyo bizasobanura ukuri kw'ibyabaye ku isi, kandi igihe n'amateka nibyo bizasobanura amakuru
ibinyoma, uburiganya ndetse n'ibyaha nkorarugomo byakorewe mu ntambaro yo muri ubu burasirazuba bwa Kongo, aho M23 yagiye yerekanwa ishimuta abantu baba abasaza n'abakecuru, ikabahekuza abana babo, abana ikabatandukanya n'ababyeyi, ikabahindura imfubyi. Ibyo byose bizajya habona, nta gihe kitajya kirangira. Bajya bavuga ngo nta joro ridacya, nta n'imvura idahita. Uko byagenda kose, uyu munsi wa none niba urahamanuka ejo uzagera ahazamuka, niba urahazamuka ejo uzagera ahamanuka. Niko ubuzima bw'isi bubaye, kandi amateka niko yubakitse. Nshimira cyane abantu munyereka yuko muri Imuyinga, abantu munyereka ko muri ku Ntega munkurikirana gatanu ku kandi, abantu bo mu Kayanza ndababona, abantu muri Bujumbura, haba Bujumbura Rirare, abantu muri Mozambique nababonye mumbwira ko turi kumwe gatanu ku kandi, Australia, abantu muri Canada namwe nababonye muntera kamo, abantu muri Germany, abari USA, abari Europe, mwese mbabwira ngo mukomeze mugire umugoroba mwiza. Amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.